yasinze ikindi yari afite n'ibitotsi none mu kubona bamuhagaritse aho ngaho byaramucanza buri cyo akora ahubwo none ahita agenda agonga umupolisi uri kumuhagarika aragendera amuhwanya n'umuhanda yego amaze kubona yuko ibyo bintu byose abikoze imeze gutyo asohoka mu modoka arirukanka aragenda umupolisi nibwo yaje kuba yakwicwa aguye mu mpanuka agonzwe n'uwitwa DJ Tox umundi mupolisi nawe witwa Aline Uwera nawe agonzwe n'ikamyo ayiwe ngira ngo urumva ko ari ibintu bitoroshye twabonye nyine abantu bagomeje kugenda batanga ubuhamya bavuga ati uyu mwana Uwera twamukundaga yari umwana uzi ubwenge uyu mu DJ Tox were nshaka kugarukaho we yagiye mu birori arabyina aracuranga nyine umuziki aryohereza abantu umuziki aza gusohoka mu masaha y'urukerera mu masaha 11 yasinze arananiwe ibyo byose nyine arabyirengagiza aba bagenzi be ku majwi ndi bukumvishe baje gutangaza yabanyuzeho yiruka ndetse abanyura harakomeza mu kugera imbere uno mupolisi aramuhagarika ngira ngo bamona yuko ari umupolisi w'umusore nyine ukiri muto nawe wari umujene yego mu kumuhagarika uyu ntabwo yabashe guhagara bitewe nuko yari afite umuvuduko mwinshi kuba ikaze bakunze bacu wowe udukurikira waba uri hanze y'u Rwanda cyangwa se uri mu Rwanda muri rusange aba diaspora tubahaye peace hanyuma rero ahantu kuri Nova Empire hanyuma murabona imbere yacu dufite umusaza w'uruhara umusaza kabisa musaza yo ndagira ngo utangire wibwira abantu badukurikiye hanyuma uduhereze n'amakuru ari imihanda tukigaruka ku kantu k'uruhara wenda mbere yuko nibwira abo bantu badukurikiye buriya ni uruhare umuntu aba yaragize kugira ngo agire ibikorwa ageraho bivuze ngo urwo ruhara rungana n'imirimo wakoze ukiri ku isi cyane ukiri ku isi oya ni imirimo ndimo kugenda nkora n'ibitangaza ariko ngo uruhara rugirwa n'abantu bafite amafaranga nanjye ari mu nzira icyizere cyo ndagifite dore se urwo ruhara n'urw'ubukene n'urw'amafaranga ni urw'amafaranga se nawe none se ngo warakoze uburiki kandi urabizi nanjye ndi mu bantu bakora warakoze uburiki cyangwa warasenze uburiki yasha warakoze uburiki ubuse abakena bose ntabwo baba basenga nzakwereka birirwa zakanyarira kandi batabasha no kwigurira bodaboda y'icyatanu ariko ngo abantu bajyaga zakanyarira ngo kanyare sigaye saza abantu niko niyo makuru njya numva no gusara bamwe barasarada ntawe uherutse kumva se ngo wari urimo anyaruka ngo ayiherekezayo ngo yagira mu nzira ngo akerekwa yuko ngo imodoka ngo nijya kugera hafi yaho iri buze gukora impanuka ngo shoferi abigenderemo bikarangira yisarishiye kugira ngo baparikaho ngaho ayese wari uyazi herega wowe ufite amakuru menshi agiye atandukanye niyo mpamvu mba nakuzanye no kuri Nova Empire kugira ngo mpere ntaturire abantu banjye bose ubundi baze hano bavuga ati kabisa watugereyeje reka nkubwire nujya ukenera amakuru meza agezweho kandi yizewe kuri Nova Empire ntugacikwe kabisa niyo mpamvu rero tugiye kubwira abantu bagakanda subscribe share na like kugira ngo ibiganiro byacu nyine bitazajya bibacika umunsi ku munsi ako kantu ni ingenzi hanyuma rero God kwizera uyu munsi wa none nayahe makuru tuzanye inkuru rero mbanzanye cyangwa se amakuru mfite muri kano kanya birasaba yuko duhindura mood twari turimo tukagendana n'amakuru agezweho ku itariki 20 byangura byumva ko ari ku munsi w'ejo yego umupolisi nibwo yaje kuba yakwicwa aguye mu mpanuka agonzwe n'uwitwa DJ Tox mu rukerera isaha y'isa 11 za mu gitondo kandi ngira ngo yaracemo nanone indi minsi mikeya tubonye mu karere ka Muhanga umundi mupolisi nawe witwa Aline Uwera nawe agonzwe n'ikamyo ayiwe ngira ngo urumva ko ari ibintu bitoroshye twabonye nyine abantu bagomeje kugenda batanga ubuhamya bavuga ati uyu mwana Uwera twamukundaga yari umwana uzi ubwenge yari umwana uza tukicara tukajya inama kandi ibitekerezo ibye twabishungura tugasanga ni umwana ufite ubwenge utekereza nk'abantu bakuru aho ngaho mise nibaza ikibazo kigira kiti polisi y'u Rwanda kiri mu muhanda ihagarika abantu iri ku ruhande uyu mutipe yageze ubwo arenga umuhanda ajya kugonga polisi bimgenze biti
rero muri ino minsi nubwo wenda hariho gahunda ya tumwe resi ndetse hakaba na gahunda ya gerayo amahoro, ariko harimo abantu bamwe na bamwe bigoye kumva. Kano kantu mujye mwumva mu by'ukuri ninkakoresha ugireka musobanure wumva ko kantu. Yego. Kuko nibo hariho gahunda yo kwirinda gutwara ikinyabiziga wasinze. Kugeza ubu harimo n'abantu babyungukiyemo batanywa izo nzoga, agafata imodoka ye akagenda agaparika ku kabari, wasohoka abona yuko utameze neza akakubwira ati ngwino nkugeze mu rugo, nibiba ngombwa ngaruke n'ino modoka yawe nyitware nawe nyikugereze mu rugo, unyishyura amafaranga. Noneho rero uyu mu DJ Tox were nshaka kugarukaho, we yagiye mu birori arabyina, aracuranga nyine umuziki, aryohereza abantu umuziki, aza gusohoka mu masaha y'urukerera mu masaha 11, yasinze arananiwe, ibyo byose nyine arabyirengagiza, yimakazi babandi bose bari bamutegereje nk'umuntu wasinze ngo bamutware bamugeze mu rugo amahoro. We ajya mu modoka ye, arangije arayatsa, afata inzira aragenda. Turabizi neza ko aba DJ aho bari hose barangwa n'icupa ritetse kuri mixer papa. Nyine mixer iri imbere ye, n'icupa riri ku ruhande. Ibyo ni ibintu bidasigana. Erega kandi nyine urabizi nyine umuziki ubukeneye vibe, nyine abakeneye kunyeganyega kumva ko ari muri mood. Ariyo mpamvu nyine usanga inzoga n'izo mixer barimo kugenda bavangisha umuziki, byose biba biri hamwe biteretse ku meza. Ese ko tuzi ko ku mahoteli cyangwa se ahantu nk'aha ngaha hari utubari tugiye tumeze nk'utu tw'udusirimu uyu mutipe acurangira, ko tuzi neza ko hari igihe baba bafite abashoferi batwara abantu nk'abo ngabo nk'uko wari utangiye ubivuga, kubera iki uyu mu DJ yamaze gucuranga babona ko yasinze, byanze bikunze abantu bari kumwe ntago baburaga kubona ko yasinze, sibyo? Nyemera aya makuru nyaguhe neza, nitonze kandi ntuje. Nicyo shaka. Mu rukere isaha 11 ikirori cyari kirangiye, cyari kiri kubera muri Kigali Universe, niyo makuru mfite kandi mpagazeho. Nyuma yo kwikirori kirangiye rero, bagenzi be bandi bari kumwe bagiye mu modoka barataha, uyasigara inyuma. Nyuma yuko abonye ko bagenzi be bamusize, nawe afata imodoka ajyamo arayatsa, ashyiramo akariro, arahaguruka aragenda. Ariko noneho we agenda yiruka ku muvuduko urenze uwo bagenzi be bari kugenderaho. Aba bagenzi be ku majwi ndi bukumvishe baje gutangaza, yabanyuzeho yiruka ndetse abanyura harakomeza, mu kugera imbere uno mupolisi aramuhagarika. Ngira ngo urabona yuko ari umupolisi w'umusore nyine ukiri muto, nawe wari umujene. Yego. Mu kumuhagarika uyu ntabwo yabashe guhagarara bitewe nuko yari afite umuvuduko mwinshi, ikindi yari yasinze, ikindi yari afite n'ibitotsi. None mu kubona bamuhagaritse aho ngaho byaramucanza buri icyo akora, ahubwo none ahita agenda agonga umupolisi uri kumuhagarika, aragenda amuhwanya n'umuhanda. Yego. Amaze kubona yuko ibyo bintu byose abikoze imeze gutyo, asohoka mu modoka arirukanka aragenda. Noneho reka turebe distance yari hagati y'umushoferi ndetse n'umupolisi wahagarikaga no mushoferi, turebe ese uyu mupolisi yitambitse imodoka mu muhanda cyangwa uyu umupolisi yarahagaze ku mbibi z'umuhanda handi bavuga ngo nakayira k'abanyamaguru bagenda, kuko hari ukuntu ujya ubona abapolisi keshe bakunda kubikora, ukabona bagiye mu muhanda bahagaritse imodoka ariko ntibazi neza uwo muntu utwaye imodoka ngo yari yasinze cyangwa ntiyari yasinze. Ndagira ngo nkubwiye yuko nubwo wabukunda akazi kawe, ntabwo akazi kawe wagakunda kurenza ubuzima bwawe, kuko ukunda akazi kugira ngo kagutungire ubuzima ndetse nawe nyine ubashe gutunga umuryango wawe. Ntabwo wafata ubuzima bwawe ngo ubugurane akazi ugenda uhagare mu muhanda hagati, urimo urahagarika umuntu kandi ubona yuko uburyo atwaye icyo kinyabiziga bisa nkaho ubwenge bwe butari ku murongo. Ese umupolisi yarahagaze mu muhanda, yari ari ku ruhande arahagarika imodoka nkaho yahagarariye ngo iparike ku ruhande, irazita imuhitana. Ni ukuvuga ngo uyu mupolisi yaza kuba ari nk'umukindo wari uhagaze ku muhanda, uyu mukindo niwe wari kuba warengana, ni wowe wari kurengana, ni wowe yari bugoye. Bishatse kuvuga ngo umupolisi yahagaritse imodoka ahagaze mu kayira k'abanyamaguru. Yego. Umujama nawe aho kugira ngo aparike, ese yamugonze ari guparika, yamugonze adashaka guhagarara. Na nyuma yuko yarahagaze mu nzira y'abanyamaguru, akimara kubona ko ino modoka yasaze, yarahunze. Arahunga. Yego. Mu kugenda ahunga n'ubundi modoka imusangayo iti birangiza. None se genda ikintu ushaka kunshushanyiriza, ndagira ngo unyereke uyu mutipe kugonga no mupolisi bwari ubushake, ese cyari igihunga cyo guhagarara ku mupolisi cyangwa yabuze feri?
ibyo bintu ibyo nshaka kumuriza. Yego, ibi bintu ubwo tugiye noneho kujya mu ruhande rw'ubusesenguzi. Yego, ibi bintu nituza kubisesengura turi buze kubona yuko kino kintu bishoboka ko yari ubushake. Yego, uti kuki? Tujya tubona abantu bamwe na bamwe bajya bagwa muri agisida bagakora igikorwa kirenze icyo bari bateganyije. Wenda urugero nk'umugabo akaba ari kurwana n'umugore bikaza kurangira wenda muhiritse azi ko ari ibintu byoroshye akagwa hasi agahita apfa. Ako kanya agahamagara kuri polisi tingiza ibyago nayo ndimo ntongana n'umuntu none arapfuye, cyangwa se byangombwa we akajya kwiripotinga, cyangwa se n'umuntu wenda akaba yakora n'impanuka mu muhanda nk'uko byagenze agahamagara polisi tingiza ibyago imodoka iranze ngonze umuntu none ayisapfa. Ako kanya katega amaboko bakaza bakamwambika ipingu akajya kwiregura. None si uyu nguyu nibo kuko ari impanuka, ni iki cyatumye ahita afata umwanzuro wo gucika? Yego, nawe banze igitekerezeho. Yahise acika. Hanyuma ribu yaje kumufata iti? Bamufatiye mu karere ka Karongi. Nyine yafashe ikirere, urumva ko yari afite tageti n'undi yo kwambuka agasohoka nyine akava no mu gihugu. Ubwo yari yasinzera? Yari yasinze agize ubwenge umeze. Yari yasinze. Nakubwiye ntiburiya nyine haraho bigera dukaza nyine tukareba nyine nk'abasesenguzi kugira ngo buri muntu wese ufite ubwenge ubasha gutekereza abe yamenya kino kintu, amenye se koko ibi bintu byatewe n'iki. Kuko nyine nagomeje kugenda ndeba abantu bamwe namwe ibiganiro barimo kugenda bakora, ndetse nandi bakaza kugenda batera amakomenti. Bamwe bakaza bakavuga ngo uyu muntu yari yasinze ni impanuka zamubayeho. Abandi bakaza bagira ati uyu muntu bishoboka ko yari yagambanye ndetse yari ari kuri misiyo yo kumuhitana. Akaba se yarazi neza ko umupolisi yari ari mu muhanda. None si umuhanda ugendwamo n'abantu bake nyine, none se abagendamo nta matelefoni bagira, ndetse izo telefoni nta internet ziba zifite. Yego, amakuru aberaho iki? Hanyuma rero ikindi ribyo itangaza iki ku ifungwa ry'uno muntu? Ese baramushinja icyaha kimeze gute? Arigiye ukuntu ifata umuntu wagonze akavuga ati byanze kunze nubwo yagonze kubera ino mpamvu fereza ari zacitse, cyangwa ni ukubera ari yasinze abura control. Kugeza izi saha ngira ngo urumva yuko ibintu nyine na amasaha make yashize kuko niho byarabaye ku itariki 20, ubu tukaba turi ku itariki 21. Iperereza riracyakomeje. Yego, kuko urumva nyine yagomeje nyine no kugenda agorana agenda acika, hajyaho gahunda yo kumushaka kugira ngo bamufate ndetse bakomeze gukora nyete kugira ngo bamenye se koko uyu muntu yari yasinze cyangwa se ari yirukase mu modoka cyangwa yasize imodoka. Yasize imodoka yayisize aho ngaho. Leta polisi ntago yigeze icekinga se ngirebe mu modoka bavuga ati byibura hagizemo ikibazo iki niki, bavuga ati byibura mu modoka hari ukuntu ujya ureba ukavuga ati hari feriza izacitse, cyangwa se bavuga ati byibuze kuba nta feriza igeze zicika imodoka ikaba nta kibazo igeze igira, ushobora kuno bagatavuga ati noneho uyu muntu byagenze gutya. Nta kintu polisi iratangaza. Ngira ngo nawe urabizi ukuntu inzego zacu zubatse. Yego, niyo babonye amakuru. Kubaha ikaze bakunzi bacu, wowe udukurikira waba uri hanze y'u Rwanda cyangwa se uri mu Rwanda muri rusange, aba diaspora tubahaye peace. Hanyuma rero ahantu kuri Nova Empire, hanyuma murabona imbere yacu dufite umusaza w'uruhara umusaza kabisa. Musaza, ndagira ngo utangire wibwira abantu badukurikiye. Hanyuma uduhereze n'amakuru ari imihanda. Tukigaruka ku kantu k'uruhara wenda mbere yuko nibwira abo bantu badukurikiye, buriya ni uruhare umuntu aba yaragize kugira ngo agire ibikorwa ageraho. Bivuze ngo urwo ruhara rungana n'imirimo wakoze ukiri ku isi. Cyane ukiri ku isi. Oya ni imirimo ndimo kugenda nkora. N'ibitangaza. Ariko ngo uruhara rugirwa n'abantu bafite amafaranga. Nanjye ari mu nzira, icyizere cyo ndagifite. Dore se urwo ruhara n'urw'ubukene n'urw'amafaranga? Uru ni urw'amafaranga. Se nawe none se ngo warakoze uburiki, kandi urabizi nanjye ndi mu bantu bakora. Warakoze uburiki cyangwa warasenze uburiki? Oya sha, warakoze uburiki. Ubuse abakena bose ntago baba basenga. Nzakwereka birirwa zakanyarira kandi batabasha no kwigurira bodaboda y'icyatanu. Ariko ngo abantu bajyaga zakanyarira ngo kanyare sigaye saza abantu, niko niyo makuru njya numva. No gusara bamwe barasarada, ntawe uherutse kumva se ngo wari urimo anyaruka ngo ayerekezayo ngo yagira mu nzira ngo akerekwa yuko ngo imodoka ngo nijya kugera hafi yaho iri buze gukora impanuka ngo shoferi abigenderemo, bikarangira yisarishiye kugira ngo baparikaho.
Ayo se wari uyazi? Herega wowe ufite amakuru menshi agiye atandukanye, niyo mpamvu mba nakuzanye no kuri Novo Empire kugira ngo umpere untaturire abantu banjye bose, ubundi baze hano bavuga ati kabisa watugereye. Reka nkubwire nujya ukenera amakuru meza agezweho kandi yizewe kuri Novo Empire ntugacikwe kabisa. Niyo mpamvu rero tugiye kubwira abantu bagakanda subscribe, share na like kugira ngo ibiganiro byacu nyine bitazajya bibacika umunsi ku munsi. Ako kantu ni ingenzi. Yes. Hanyuma rero God kwizera uyu munsi wa none na yahe makuru tuzanye? Inkuru rero mbanzanye cyangwa se amakuru mfite muri kano kanya birasaba yuko duhindura mode twari turimo tukagendana n'amakuru agezweho. Ku itariki 20 cyangwa urabyumva ko ari ku munsi w'ejo. Yego. Umupolisi nibwo yaje kuba yakwicwa aguye mu mpanuka. Agonzwe n'uwitwa DJ Tox. Mu rukerera isaha y'isa 11 za mu gitondo. Kandi ngira ngo ari hacemo nanone indi minsi mikeya tubonye mu karere ka Muhanga umundi mupolisi nawe witwa Aline Uwera nawe agonzwe n'ikamyo. Ayiwe. Ngira ngo urumva ko ari ibintu bitoroshye. Twabonye nyine abantu bagomeje kugenda batanga ubuhamya bavuga ati uyu mwana Uwera twamukundaga, yari umwana uzi ubwenge, yari umwana uza tukicara tukajya inama, kandi ibitekerezo ibye twabishungura tugasanga ni umwana ufite ubwenge utekereza nk'abantu bakuru. Aho ngaho mise nibaza ikibazo kigira kiti polisi y'u Rwanda kiri mu muhanda ihagarika abantu iri ku ruhande, uyu mutipe yageze ubwo arenga umuhanda ajya kugonga polisi, bimgenze biti? Rero muri ino minsi nubwo wenda hariho gahunda yatumwe resi ndetse hakaba na gahunda yagera y'amahoro, ariko harimo abantu bamwe na bamwe bigoye kumva. Kano kantu mujye mwumva mu by'ukuri ninkakoresha ugireka musobanure wumva ko kantu. Yego. Kuko nibo hariho gahunda yo kwirinda gutwara ikinyabiziga wasinze. Kugeza ubu harimo n'abantu babyungukiyemo batanywa izo nzoga, agafata imodoka ye akagenda agaparika ku kabari, wasohoka abona yuko utameze neza akakubwira ati ngwino nkugeze mu rugo, nibiba ngombwa ngaruke n'ino modoka yawe nyitware nawe nyikugereze mu rugo unyishyura amafaranga. Noneho rero uyu mu DJ Tox were nshaka kugarukaho, we yagiye mu birori arabyina, aracuranga nyine umuziki, aryohereza abantu umuziki, aza gusohoka mu masaha y'urukerera mu masaha 11. Yasinze, arananiwe, ibyo byose nyine arabyirengagiza, yimakazi babandi bose bari bamutegereje nk'umuntu wasinze ngo bamutware bamugeze mu rugo amahoro. We ajya mu modoka ye, arangije arayatsa, afata inzira aragenda. Turabizi neza ko aba DJ aho bari hose barangwa n'icupa ritetse kuri mixer papa. Nyine mixer iri imbere ye, n'icupa riri ku ruhande. Ibyo ni ibintu bidasigana. Erega kandi nyine urabizi nyine umuziki ubukeneye vibe, nyine abakeneye kunyeganyega kumva ko ari muri mood. Ariyo mpamvu nyine usanga inzoga n'izo mixer barimo kugenda bavangisha umuziki byose biba biri hamwe biteretse ku meza. Ese ko tuzi ko ku mahoteli cyangwa se ahantu nk'ahangaha hari utubari tugiye tumeze nk'utu tw'udusirimu uyu mutipe acurangira, ko tuzi neza ko hari igihe baba bafite abashoferi batwara abantu nk'abo ngabo nk'uko wari utangiye ubivuga, kubera iki uyu mu DJ yamaze gucuranga babona ko yasinze, byanze bikunze abantu bari kumwe ntago waburaga kubona ko yasinze, sibyo? Nyemera aya makuru nyaguhe neza nitonze kandi ntuje. Nicyo shaka. Mu rukere isaha y'isa 11 ikirori cyari kirangiye, cyari kiri kubera muri Kigali Universe, niyo makuru mfite kandi mpagazeho. Nyuma yo kwikirori kirangiye rero bagenzi be bandi bari kumwe bagiye mu modoka barataha, uyasigara inyuma. Nyuma yuko abonye ko bagenzi be bamusize, nawe afata imodoka ajyamo arayatsa, ashyiramo akariro, arahaguruka aragenda. Ariko noneho we agenda yiruka ku muvuduko urenze uwo bagenzi be bari kugenderaho. Aba bagenzi be ku majwi ndi bukumvishe baje gutangaza, yabanyuzeho yiruka ndetse abanyura harakomeza, mu kugera imbere uno mupolisi aramuhagarika. Ngira ngo urabona yuko ari umupolisi w'umusore nyine ukiri muto, nawe wari umujene. Yego. Mu kumuhagarika uyu ntabwo yabashe guhagarara bitewe nuko yari afite umuvuduko mwinshi, ikindi yari yasinze, ikindi yari afite n'ibitotsi. None mu kubona bamuhagaritse aho ngaho byaramucanza buri icyo akora, ahubwo none ahita agenda agonga umupolisi uri kumuhagarika, aragenda amuhwanya n'umuhanda,
amaze kubona yuko ibyo bintu byose abikoze bimeze gutyo asohoka mu modoka arirukanka aragenda. Noneho reka turebe distance yari hagati y'umushoferi ndetse n'umupolisi wahagarikaga uno mushoferi turebe ese uyu mupolisi yitambitse imodoka mu muhanda cyangwa uyu umupolisi yarahagaze ku mbibi z'umuhanda handi bavuga ngo nakayira k'abanyamaguru bagenda kuko hari ukuntu ujya ubona abapolisi kenshi na kenshi bakunda kubikora ukabona bagiye mu muhanda bahagaritse imodoka ariko ntibazi neza uwo muntu utwaye imodoka ngo yari yasinze cyangwa ntiyari yasinze. Ndagira ngo nkubwiye yuko nubwo waba ukunda akazi kawe ntabwo akazi kawe wagakunda kurenza ubuzima bwawe kuko ukunda akazi kugira ngo kagutungire ubuzima ndetse nawe nyine ubashe gutunga umuryango wawe. Ntabwo wafata ubuzima bwawe ngo ubugurane akazi ugenda uhagare mu muhanda hagati urimo urahagarika umuntu kandi ubona yuko uburyo atwaye icyo kinyabiziga bisa nkaho ubwenge bwe butari ku murongo. Ese umupolisi yarahagaze mu muhanda, yari ari ku ruhande arahagarika imodoka nkaho yahagarariye ngo iparike ku ruhande irazita imuhitana. Ni ukuvuga ngo uyu mupolisi yaza kuba ari nk'umukindo wari uhagaze ku muhanda, uyu mukindo niwe wari kuba warengana, ni wowe wari kurengana, ni wowe yari bugomba. Bishatse kuvuga ngo umupolisi yahagaritse imodoka ahagaze mu kayira k'abanyamaguru, yego umujama nawe aho kugira ngo aparike, ese yamugonze ari guparika, yamugonze adashaka guhagarara. Na nyuma yuko yarahagaze mu nzira y'abanyamaguru, yego, akimara kubona ko ino modoka yasaze yarahunze, arahunga, yego, mu kugenda ahunga n'ubundi modoka imusangayo ihita birangiza. None se genda ikintu ushaka kunshushanyiriza, ndagira ngo unyereke uyu mutipe kugonga no mupolisi bwari ubushake, ese cyari igihunga cyo guhagarara ku mupolisi cyangwa yabuze feri? Ibyo nshaka kumuriza. Yego, ibi bintu ubwo tugiye noneho kujya mu ruhande rw'ubusesenguzi. Yego, ibi bintu nituza kubisesengura turi buze kubona yuko kino kintu bishoboka ko yari ubushake. Yego, uti kuki? Tujya tubona abantu bamwe na bamwe bajya bagwa muri agisida bagakora igikorwa kirenze icyo bari bateganyije. Wenda urugero nk'umugabo akaba ari kurwana n'umugore bikaza kurangira wenda muhiritse azi ko ari ibintu byoroshye akagwa hasi agahita apfa. Ako kanya gahamagara kuri polisi tingiza ibyago nayo ndimo ntongana n'umuntu none arapfuye, cyangwa se byangombwa we akajya kwiripotinga, cyangwa se n'umuntu wenda akaba yakora n'impanuka mu muhanda nk'uko byagenze agamagara polisi tingiza ibyago imodoka iranze ngonze umuntu none ayisapfa. Ako kanya katega amaboko bakaza bakamwambika ipingu akajya kwiregura. None si yunguni boko ko ari impanuka, ni iki cyatumye ahita afata umwanzuro wo gucika? Yego, yahise igitekerezo, yahise acika. Hanyuma ribu yaje kumufata iti? Bamufatiye mu karere ka Karongi, nyine yafashe ikirere, urumva ko yari afite tageti n'undi yo kwambuka agasohoka nyine akava no mu gihugu. Yari yasinzera? Yari yasinze agize ubwenge umeze yari yasinze. Nakubwiye ntiburiya nyine haraho bigera dukaza nyine tukareba nyine nk'abasesenguzi kugira ngo buri muntu wese ufite ubwenge ubasha gutekereza abe yamenya kino kintu, amenye se koko ibi bintu byatewe n'iki. Kuko nyine nagomeje kugenda ndeba abantu bamwe namwe ibiganiro barimo kugenda bakora ndetse nandi bakaza kugenda batera amakomenti, bamwe bakaza bakavuga ngo uyu muntu yari yasinze ni impanuka zamubayeho. Yego, abandi bakaza bagira ati uyu muntu bishoboka ko yari yagambanye ndetse yari ari kuri misiyo yo kumuhitana. Akaba se yarazi neza ko umupolisi yari ari mu muhanda. None si umuhanda ugendwamo n'abantu bake nyine, none se abagendamo nta matelefoni bagira, ndetse izo telefoni nta internet ziba zifite. Yego, amakuru aberaho iki? Hanyuma rero ikindi ribyo itangaza iki ku ifungwa ry'uno muntu? Ese baramushinja icyaha kimeze gute? Ari ikuntu ifata umuntu wagonze akavuga ati byanze kunze nubwo yagonze kubera ino mpamvu feri zari zacitse, cyangwa se ni ukubera ari yasinze abura control. Kugeza izi saha ngira ngo urumva yuko ibintu nyine na amasaha make yashize kuko niho byarabaye ku itariki 20, ubu tukaba turi ku itariki 21. Iperereza riracyakomeje. Yego, kuko urumva nyine yagomeje nyine no kugenda agorana agenda acika, hajyaho gahunda yo kumushaka kugira ngo bamufate ndetse bakomeze gukora nyete kugira ngo bamenye se koko uyu muntu yari yasinze
cyangwa se hari yirukase mu modoka cyangwa yasize imodoka yasize imodoka yayisize aho ngaho. leta polisi ntabwo yigeze icekinga se ngo irebe mu modoka bavuga ati byibura hagizemo ikibazo iki n'iki, bavuga ati byibura mu modoka hari ukuntu ujya ureba ukavuga ati hari feri zari zacitse, cyangwa se bavuga ati byibuze kuba nta feri zigeze zicika imodoka ikaba nta kibazo igeze igira, ushobora kuntu bagatavuga ati noneho uyu muntu byagenze gutya. Nta kintu polisi iratangaza. Ngira ngo nawe urabizi ukuntu inzego zacu zubatse. Yego, niyo babonye amakuru